Refuge TV ubuhungiro. Bene data ndongera kubasuhuza karibu kuri iyi channel. Iyi channel niyo dusesenguraho ijambo ry'Imana. Tugiye nanone gukomeza gusobanura iby'agakiza twaherewe ubuntu muri Yesu Kristo tugaheshwebwe no kwizera. Hanyuma ni agakiza Imana yaduhaye, ariko aka gakiza kagenewe abantu bizera Yesu Kristo b'Abayahudi n'abanyamahanga, kari ibanga mu isezerano rya kera, ntago bari babizi. Tugiye kureba rero ukuntu agakiza kari ibanga kari kahishwe abantu bo mu isezerano rya kera. Turabibona mu Befeso, tujye ku gice cya gatatu turebe umurongo wa 4 tugeze ku 6. Turibure no muri Luka. Mu Befeso tuharanditse, namwe nimuyasoma muzirebera ubwanyu uburyo menye ubwiru bwa Kristo koko. Ubwo ntibwamenyeshejwe abana b'abantu mu bindi bihe, nk'uko muri iki gihe intumwa ze zera n'abahanuzi babihishuriwe n'umwuka, yuko abanyamahanga ari abaganwa natwe, kandi bakaba ingingo z'umubiri umwe natwe, abaheshejwe n'ubutumwa bwiza kuzagabana natwe muri Yesu Kristo ibyasezeranijwe. Icyo nshaka ko usobanukirwa aha ngaha ni ibanga, ariko reka ngere ndi umurongo ku murongo ndakwereka iby'ingenzi tugomba kumenya. Tuzi muri kino gihe bitigeze bibaho mbere, n'ubuntu rero twagiriwe muri kino gihe. Ngo namwe nimuyasoma, ni ukuvuga nimusoma ibaruwa yari yandikiye Abefeso n'andi mabaruwa yanditse, ngo muzareba ubwanyu uburyo Paul amenya ubwiru bwa Kristo koko. Paul ni intumwa yagiriwe ubuntu kurusha izindi ntumwa kubera impamvu ifatika. Izindi ntumwa 12 za Yesu Kristo, tuvuga 11 kuko ya 12 yari yahuye, hanyuma bayisimbuza indi ntumwa yitwa Matiyasi, ariko ntacyo byatanze. Ntago nje uretse kumva Matiyasi bamurobanura, ntago nigeze menya ikindi kintu yaba yarakoze. Ntacyo 11 cyangwa 12. Ubwo rero ngo ntabwo bamenye ubwiru bwinshi mu by'ukuri nk'ubwo Pawulo yamenye, kuko Pawulo niwe dukesha ndakeka ari 2/3 by'isezerano ry'igitabo by'isezerano rishya. Mu isezerano rishya burya hari ibitabo bya mbere byitwa amavanjiri, byanditswe bavuga ibyo Yesu yakoze. Ibi bitatu bya mbere, Matayo, Mariko na Luka, abo ngabo bavuga bisubiramo. Bamwe bavuga ibyo abandi bavuze, uretse ko umwe bivuga mu buryo bwe. Kubera ko inkuru bavuga usanga ari ibikorwa Yesu yakoze, ariko buri wese akavuga mu buryo bwe. Hari aho ubona bahuye neza, hari aho ubona batandukanye. Igice kindi cy'ivanjiri cyanditswe na Yohana yabayeho izindi ntumwa zarapfuye, yakomeje kubaho izindi ntumwa zarapfuye, kuko akenshi byageze mu mwaka wa 70 intumwa zose zarashizeho, zarapfuye. Hasigara Yohana rero, we agomba kuba yarabayeho akagera nko hafi imyaka 100. Ni ukuvuga ngo ibitabo Yohana yanditse yaramaze kumenya ibyo bene wabo basize banditse, noneho aza kwandika ibintu abandi batanditse. Ahanini ni bike yasubiramo byanditswe na bene wabo, byinshi ni ibintu ubona ari umwihariko, ntabwo we yanditse ibyo abandi banditse. Ikintu Yohana yanditse cy'umwihariko, yagaragaje Yesu nk'Imana. Haba mu ivanjiri ya Yohana yagaragaje Yesu nk'Imana, haba mu byahishuwe yagaragaje Yesu nk'Imana, no mu mabaruwa ye yagaragaje Yesu nk'Imana, biruta cyane uko izindi ntumwa zari zabikoze. Ariko icyo nshaka kugaragaza aha ngaha n'ubwiru Pawulo yabonye, nubwo yabubonye mbere y'uko Yohana yandika. Yesu nako Pawulo yabonye ubwiru bwinshi, kubera ko intumwa za Yesu zari abaturage. Navuga ngo ni abantu batari barize. Yabakuye mu gace ka Galileya, kandi Galileya kari agace k'abaturage batagera mu mujyi mukuru muri kapitali, batazi iterambere mu by'ukuri. Noneho Pawulo we ni intumwa idasanzwe, ni intumwa yavutse, aravukiye mu mahanga ariko ari Umuyahudi, noneho avukana ubwenegihugu bw'igihugu bwa Roma. Ni ukuvuga ngo igihe Yesu yari hari
Isirayeli yari ikorojwe na Roma, ariko Pawulo yari umwenegihugu w'umunyaroma ubyemewe. Noneho Pawulo kubera ko ari umuyahudi uvukiye mu mahanga, aza kuza kurererwa i Yerusalemu ngo yige iby'idini rya kiyahudi. Yigira ku bayobozi b'idini bari bakomeye icyo gihe bitwa abafarisayo. Niwe uvuga ngo yigiye ku byo wari ukomeye muri bo witwa Gamaliyeli. Ni ukuvuga ngo aba umugaraduwa mu bintu by'idini, ariko ni n'umugaraduwa mu bintu bya citizenship y'abanyaroma. Noneho yari azi rero amahanga kuko niho yavukiye, yajyaga iwabo akagaruka no muri Isirayeli. Nawe intumwa zo mu Galileya ni abaturage, ntabwo bari bamenyera ibintu byo kuba bajya mu mahanga. Ntekereza ko nubwo Mwuka yari yaje ku munsi wa Pentekote akabaha indimi, ariko ntibari basanzwe bazikoresha ngo bumve ari fluent mu kuba bajya mu mahanga kubwirizayo. Niyo mpamvu Imana yafashe Pawulo imurobanura kubera ibyo bintu byose yari afite abandi badafite. Afite ubwenegihugu bwa Roma abandi batari bafite, afite kumenya indimi z'amahanga abandi batari bafite, afite no kuba ari umunyedini. Nabwo yabirushaga intumwa kubera ko yari yize mu bafarisayo. Intumwa ntizigeze ziga mu bafarisayo. Yesu ntabwo yigeze agira intumwa azitumira mu bafarisayo no mu banditsi b'amategeko, kandi bo bari abakuru b'idini icyo gihe. Nuko bivuga rero ngo iyo Pawulo avuga ngo yamenye ubwiru bw'Imana bwa Yesu Kristo, abavuga ukuri, kuko ibitabo bindi uretse ibyo bine bya mbere nkubwiye byavuga ibyo Yesu yakoze, ibindi igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni agace gatoya. Igice kinini cy'ibyakozwe n'intumwa Pawulo ahita afatiraho ibintu byose, ugasanga ari Pawulo bavuga byakoze byanditse. Arangije yandika amabara yose tubona turi gusobanura. Donc Pawulo afite ubwiru bw'Imana abandi bantu batagize. Icyo uri kucyumva kuri uwo murongo wa 4 nicyo bivuga. Rero ngo ubwo ntibwamenyeshejwe ubwiru Pawulo yamenye, ngo ntibwamenyeshejwe abana b'abantu ngo mu bindi bihe, ni ukuvuga mu bihe byari byarashize, ngo ntibwamenyeshwe abana b'abantu mu bindi bihe, ngo nk'uko muri iki gihe cy'intumwa, nk'uko mu gihe bari kwigisha intumwa ze zera, intumwa za Yesu Kristo yazise ngo zera, n'ubundi zirera, abakristo bose barera, ni intumwa ntagatifu, n'abakristo n'abatagatifu. Ngo n'abahanuzi bera babihishuriwe n'umwuka. Iki kintu cy'uko intumwa n'abahanuzi bahishuriwe yuko hazabaho abanyamahanga bakazaragwa hamwe na Isirayeli, bakazahabwa uburage bw'ubugingo, ngo byari ibanga. Noneho rero abazaragwa hamwe na Isirayeli bahawe ubugingo bwari bwarasezeranyijwe Isirayeli, ubugingo bw'iteka, bo bazabiheshwa n'ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga bazabishwa no kujya kwigishwa, batigishijwe amategeko ya Mose, batigishijwe itegeko ry'Abayisirayeli, bigishijwe ibya Yesu Kristo. Nibyo byitwa ubutumwa bwiza. Noneho ngo bazabiheshwa no kwigishwa ubutumwa bwiza, kuzagabana n'Abayisirayeli ibyasezeranijwe muri Yesu Kristo. Ejo cyangwa ejo bundi hari video mushobora kuba mwarabonye, aho nsobanura yuko mu byanditswe Pawulo ahamya ko Abayisirayeli bose bazahabwa ubugingo. Rero ubwo bugingo muri Yesu Kristo bazahabwa, natwe Imana yakoze ku buryo abanyamahanga tubugira. Twebwe tutabeshejwe nuko dufite isezerano rya Isirayeli, ahubwo tubeshejwe nuko twizeye mu mwana wa Yesu Kristo. N'abandi bo barabisezeranyijwe, nabo ntabwo ari byo bakoreye, byabwiwe abasekuruza babo yuko bazababarwa ibyaha kandi bagahabwa ubugingo. Niyo mpamvu Imana izabikora, ariko igiye kubikora natwe idushyira muri gahunda. Byari ibanga rero. Ntiwatangazwa n'icyatumye intumwa zindi zitashishikara cyane, kuko mu by'ukuri babihishuriwe nk'ibanga, ariko ugasanga opinion publique ibyari bizwi nuko Imana n'amasezerano ya Isirayeli ari aya Isirayeli gusa. Bumvaga nyine, niyo mpamvu Imana yabo bayita Imana ya Isaka na Yakobo, bagakuramo abandi bose. Na kino gihe njya numva abantu basenga gutyo. Byo ni ukuyeba abantu mujya musenga muhamagara ngo Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo. Ni ukuyoba cyane, kuko ubugaruye mu iy'Imana y'Abayisirayeli uko bari bayizi kera, ubu utarahishuriwe ububwiru bw'uko atari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ahubwo ko ari Imana n'iy'abanyamahanga bose. Muri Yesu Kristo ujye uvuga ati Imana ya Yesu Kristo y'abanyamahanga twese, none ahubwo igashyiramo na Isaka na Yakobo na Aburahamu.
Eh? Iyo niyo mana y'ukuri, itari Isirayeli, itari iy'ubwoko bumwe, itari iy'idini rimwe, itari iy'abantu bamwe. Ubu rero iyo wumva umuntu avuga ngo mana ya Isaka na Yakobo, mana ya Meshaki na Abedenego na Daniyeli, mana, abo bantu basenga gutyo bavuga gutyo ni abataramenye ubwiru, baba bakiri mu bya kera, kandi ibya kera byarashize. Dusome muri Luka nanone, muri Luka igice cya 24 duhere ku murongo wa 44 tugera ku murongo wa 48. Ngo maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri nge byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo. Ibikurikiyeho reka mbyihorere. Ahangaha nanone nsubira muri mirongo ngo usobanurire. Ubu ni Yesu noneho uri kubwira intumwa ze. Ni Yesu uje kubonekera intumwa ze amaze kuzuka. Ni Yesu usanze intumwa ze zaragiye, babonye agiye gupfa, bagaruka bajya kureba ahantu bihisha barifungirana ntibasohokamo. Ariko aje kubabonekera amaze kuzuka, yamaranye nabo iminsi 40 mu by'ukuri, akomeza kubigisha abasobanurira ibyanditswe, kuko bari bafite ukwiheba, bafite n'ubwoba, badasobanukiwe na gahunda igiye gukurikiraho, kubera ko uwo bari bakurikiye bari babonye apfuye, ariko bakaba bazi none se nubwo nazutse turakora gute, turabigenza gute. Asanga aba bantu icyo bari bafite cy'ingenzi cy'ikibazo ni ugutamenya ibyanditswe. Uyu munsi rero nabwo dufite abantu mu itorero batazi ibyanditswe, kuko ibyanditswe umuntu agomba kubisesengura akabona akabisobanurirwa. Yesu aravuga ngo aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri ngewe byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiye gusohora. Noneho ndagira mwereka ngo twebwe dufite isezerano rya kera, ariko rifite ibitabo birenze ibi ngibi, birenze amategeko ya Mose, bikarenga n'ibyahanuwe, bikarenga na Zaburi. Kuki Yesu yavuze gusa ubu bwoko bw'ibitabo bitatu? Ibitabo byavuzwe amategeko ya Mose, burya amategeko ya Mose si 10 gusa, ibitabo byitwa amategeko ya Mose ni 5. Amategeko ya Mose avuga, Yesu avuga, ni Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri. Nibyo bitabo Yesu avuga byitwirwa Mose y'amategeko. Ni ibitabo 5 rero: Itangiriro 1, Kuva 2, Abalewi 3, Kubara 4, Gutegeka kwa kabiri 5. Gutegeka kwa kabiri rero ni igitabo kirimo gusobanura amategeko mu buryo bwimbitse bwisanzuye. Abalewi ni igitabo cyo gusobanura ibitambo uko bizajya bikorwa, mbese uko bazajya bakorera Imana mu nzu y'Imana. Noneho Kuva ni igitabo kivuga uko bavuye mu batabawe n'Imana bava muri Egiputa. Itangiriro ni igitabo kivuga uko Imana yaremye ijuru n'isi, nuko ibintu byaje bikazagera guhamagarwa kw'abo Imana yiretse bwa mbere, barimo ba Aburahamu n'abandi bantu, sibyo? Ibyo rero Yesu asobanurira intumwa ze ati, ibyo bitabo bya Mose biramvuga. Noneho abasobanurira aho bigenda bimuvuga. Burya ntugatangazwa nuko nyuma amaze kugenda baje gutangazwa n'inyigisho z'intumwa, bavuga bati ariko kwiza intumwa zigisha gutya, uri abantu bako batize babikuyeho buriya bwenge. Ngo barababwira bati, none se ntimuzi ko bagendanye na Yesu? Rero bakiri kumwe na Yesu atarapfa, ubwo bwenge ntabwo bari bafite. Ubwenge babwunguwe nuko Yesu amaze kuzuka yafashe akanya ko kujya kubigisha ibyanditswe, abigisha ibya Mose. Noneho ikindi yongeyeho hano, ngo yababwiye ibyahanuwe. Ni ukuvuga muri Bibiliya y'isezerano rya kera, agace Yesu abara ko ari ijambo ry'Imana ryamuvuze ni abahanuzi gusa. Ntabwo harimo ingoma, ntabwo harimo ibindi byose byajyanye n'abami ba Isirayeli, kuko abami ba Isirayeli bakoze amakosa ateye ubwoba, ku buryo ntabwo ibyo bakoze nubwo byanditse mu isezerano rya kera ukanakabira, ntabwo yabyise ijambo ry'Imana byanditswe. Yavuze Mose, avuze n'abahanuye. Ni ukuvuga no mu ngoma agace gafite akamaro
kitwa ijambo ry'Imana ntabwo ari uko abategetsi babayeho n'indwano bakoze. Agace gafite akamaro kitwa ijambo ry'Imana, jya uregenderera icyo umuhanuzi yavuze, nicyo Imana yavuze mu isezerano rya kera. Ikindi cyose nibyo abantu bakoze, ntabwo ari byo Imana yavuze cyangwa yakoze. Akandi gace avuze ngo ni Zaburi. Zaburi Yesu yakunze kuzikotinga nk'uko Dawidi yari umuhanuzi, ariko ntabwo avuzemo imigani. Ntabwo avuzemo igitabo cy'imigani cy'umuhungu wa Dawidi. Kubera icyo atakivugamo? Imigani ni imigani y'abantu, ntabwo ari imigani y'Imana. Salomoni yahawe ubwenge n'Imana, aba umuntu w'umunyabwenge. Burya imigani ya Salomoni ni ubwoko bubiri. Hari iyo abaturage ba Isirayeli baba bashobora kuba bavuga ubwabo ku giti cyabo, ariko kubera ko ivuzwe abaturage bayivuga mu gihe we ari ukomeye, ari umwami, iramwitirirwa. Noneho hari indi migani nawe ubwo kubera ko yari umuhanga, yari yahawe ubwenge budasanzwe, yashoboraga nawe kuvuga, nayo iramwitirirwa. Bityo ibintu by'imigani n'igitabo cy'indirimbo za Salomoni, birya ntabwo ari ibitabo Yesu yise ngo ni ibitabo by'Imana, ngo ni ibyanditswe. Uri kubyumva? Biri mu isezerano rya kera, ariko nyir'ubwite uzi ibyo yandikishije n'ibyo atandikishije, ntabwo biriya abivuze nk'ibintu yigishije intumwa ze ngo abasobanurire. Dore ibyo yasobanuye n'ibitabo 5 bya Mose, ibindi yasobanuye ni ibintu byamuhanuweho n'abahanuzi. Icya gatatu ngo ni Zaburi. Numvikana rero yuko aka kantu k'umurongo wa 44, abantu bene data mujye musobanukirwa n'umujye mu isezerano rya kera, mumenye ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera riba hehe ntiriba hehe. Ntabwo inkuru za Akabu ari ijambo ry'Imana nubwo riri mu ijambo ry'Imana. Ntabwo inkuru z'abami ba Asa n'abandi bose, ntabwo birya bintu ari ijambo ry'Imana byo byanditswe nubwo biri mu ijambo ry'Imana, nubwo byanditse mu isezerano rya kera. Donc Yesu yabivuze neza, yabasobanuriye ibyanditswe kuri we, biri mu mategeko, ibitabo 5 bya Mose, biri mu byanditswe n'abahanuzi, imvugo y'abahanuzi aho irose muri Bibiliya, biri no muri Zaburi gusa. Ibindi mwene data uba gusomera mu isezerano rya kera batahishuriwe, ujya ugira amakenga. Birya ni ibisubizo by'abantu bavuga bari gusubiza uko basobanukiwe ibyo abahanuzi bavuze, cyangwa bari gusubiza uko bakurikira ibyo Mose yavuze y'amategeko. Bityo akenshi ntabwo biba byari ibintu by'Imana, ni ibintu by'abantu birimo uruntu. Rero nujya mu isezerano rya kera ujye ujonjora mwene data, cyane cyane niba ujya mu isezerano rya kera wowe ugiye gukoramo inyigisho, ujye ujonjora kurusha abandi. Ariko nawe numenya ukuri, kandi ukuri kuzakubatura, nuko uzamenya ko umuntu nagusaba ibintu byo mu isezerano rya kera ujye ujonjora, kubera ko atashoboye kujonjora, wowe ujye wijonjora nubwo Imana yaraguhaye ubwenge n'umwuka wo kubibona. Ngo maze ku murongo wa 5, ku murongo wa 45, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe, kandi ibyanditswe n'ibyo kubasobanurira, ntabwo ibyanditswe n'ibyo ari byo byose. Abungura ubwenge ngo basobanurire ibyanditswe, ati niko byanditswe ngo Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Ahangaha ikintu yabasobanuriye cyari cyarabayobeye, yavuze akiriho inshuro 3 yuko azajya kubambwa, yuko azapfa, kuko bari baramenye ko ari we Kristo, ariko ko agomba gupfa akazazuka ku munsi wa gatatu. Inshuro zose yabivuze wagira ngo barabyumvise, bisoginjira mu gutwi bisohokera mu kundi, banze kubyitaho, banze no kubyemera. Inshuro imwe Petero aramubwira ati oya wowe ntabwo dushaka kupfa, wowe waje tumenye ko uri umukiza wacu, tumenye ko ujya kutubera umwami, ahubwo tubwira ukuntu tuzagira, ariko ntugomba gupfa. Yesu uziko yamusubije uko bacyaha amadayimoni niko yacyashye Petero. Yaramubwiye ngo mva imbere ujye inyuma, ngo aramucyaha. Bivuga ngo intumwa ntabwo zari zaramenye mu byanditswe yuko ari ngombwa yuko umukiza ari we Mesiya azaza agapfa, agahambwa, akazuka. Kubera izo mpamvu ntabwo bashoboraga kumenya yuko, bamenyaga agakiza ko kazagera ku mahanga. Ni ukuvuga ngo ubu Yesu amaze kuzuka, aha niho yabwenyesheje intumwa ko Kristo agomba gupfa, agahambwa, akazuka. Nubwo yabwiye ngo kandi ngo kwihana no kubwiriza kubabarirwa ibyaha ngo bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye rya Yesu Kristo, bahereye ku Yerusalemu bagakomeza. Nakangaruka kwa kantu, aka niko k'ingenzi, kandi niko k'ingenzi abantu bigisha batitaho. Dore urumva ko intumwa ze
kugeza hariya byari ibanga, agakiza batazi yuko gashobora kuba k'abanyamahanga, kari bazi ko ari akayisirayeli gusa, ariko guhishurwa ko n'abanyamahanga bibagezeho byabitewe n'uko bamaze gusobanukirwa Kristo uwo ari we, ko ari wa wundi wahanuwe, wavuzwe mu ba Mose, mu bahanuzi no muri za Zaburi, ko azapfa akazuka. Noneho rero gupfa no kuzuka bigarukiye ku ibanga, aho agiye noneho abahishuriye ibanga. Rero ubwiru n'ubu kwihana, aribyo ntindaho, no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rya Yesu Kristo. Kwihana nari navuze kubivuga mu yindi video. Kwihana no guhindukira, ni ukuva mu cyerekezo wajyagamo cyo kurimbuka ukagaruka mu cyerekezo cy'ubugingo werekera Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo yihana rimwe. Noneho rero abanyedini barahinduye kwihana, babihindura ngo ni ukwihana ibyaha. Ndagira ngo ngusubiriremo hano hantu handitse, havuzwe na nyiri kwihanisha, havuzwe n'Imana dukorera dusenga, havuzwe na Yesu Kristo mu kanwa ke, ngo niko byanditswe ngo akwiriye kubazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, ngo kandi ko kwihana, ashyizeho kwihana ibyaha. Nawe wongera uhisomere, kandi ko kwihana harimo ibyaha. Oya, ni uko ijambo kwihana ubwaryo rivuga guhindukira. Iri jambo kwihana ntabwo harimo kwihana ibyaha, harimo kuva mu cyerekezo wajyagamo ukajya mu cyerekezo uvuyemo, wateraga umugongo. Ni ukuvuga ngo abantu iyo batari bihana baba bateye Imana umugongo, baba berekera mu kurimbuka. Niba imbere yabo bavuga ko ari Satani, baba basanga Satani. Noneho rero ariko iyo bihannye barahindukira, noneho amaso yabo bakayakura iyo bajyaga mu kurimbuka, bakayerekeza ku Mana aho bari bateye umugongo. Ngibi ibyo bita kwihana. Ariko yongeraho ikindi kintu, ngo kubabarirwa ibyaha nabyo bikiyongera mu kwihana. Icyo rero banza icyumve, abanyamadini bafatanyije ari amagambo adafatanye. Harimo akajambo kitwa ngo na kwihana, no kubabarirwa ibyaha. Ni ibintu bibiri. Kwihana ni kimwe, kubabarirwa ibyaha ni ikindi. Na kubabarirwa ibyaha rero dore byo ukuntu bikorwa mu zindi nyigisho twarabyigishe, ni ukubabarirwa nta ruhare umuntu agira. Iyo umaze kumenya yuko uri kugira mu nzira yo kurimbuka, hanyuma bakakwigisha yuko Imana yagukunze, hanyuma bakakwigisha ko Imana yakubabariye ibyaha, urahindukira ukava mu cyerekezo wajyagamo cyo kurimbuka ukerekera mu cyerekezo cy'ubugingo, ugahindukirira Imana. Nibyo bita kwihana. Ariko ubiterwa n'iki? Nuko bigishije kubabarirwa kw'ibyaha, nuko bigishije Yesu Kristo, noneho ugasanga Yesu Kristo, ukanyura muri Yesu Kristo ugahabwa ubugingo. Anavuga ngo ibyo bintu bizigishwa bihereye i Yerusalemu. Ni ukuvuga guhera mu murwa mukuru. Kuki byigishwaga bihereye i Yerusalemu se? Kandi Yerusalemu yari isanganywe kumenya ibya Mose, yari isanganywe kumenya iby'abahanuzi, yari isanganywe kumenya ibya Zaburi. Nuko nabo ubwabo byari bibahishwemo, byari bihishwe kuri bo. Abantu bari bazi ibya Mose, bazi ibya Zaburi, bazi iby'abahanuzi, ntabwo bari bazi ko Kristo agomba kuzigishwa, bagomba guhindukirira Imana, bakigishwa kubabarirwa kw'ibyaha muri Kristo. Hanyuma rero n'impamvu bigomba guhera i Yerusalemu. Ni ukuvuga Yerusalemu yari kimwe n'abanyamahanga, nayo ntabwo yari izi iryo banga. Byari bihishwe n'abanyayerusalemu, byari bihishwe n'abantu bo muri kwa Mose, byari bihishwe n'abantu bizeraga abahanuzi, byari bihishwe n'abirirwaga baririmba bakoma amashyi baririmba za Zaburi. Bahere Yerusalemu bigishe bazagere ku mpera z'isi. Sibyo? None bavuga ngo muri abagabo bo kubihamya. Ni ukuvuga ngo iki? Abahanuzi na Mose na Zaburi ntabwo bashobora kubihamya kuko ntibabizi. Abashobora kubihamya ni ababonye uwo Kristo. Nibo bashobora kuzajya kuvuga ya nkuru yuko abantu bagomba guhindukira, bagahindukirira Imana, bakava mu kukorama, mu kwerekera mu rimbukiro, bakaherekera mu bugingo. Hanyuma abantu bagomba kwigishwa ko Imana yababariye ibyaha muri Yesu Kristo. Ubu bari kubyumva ngo intumwa muri abahamya b'ibyo bintu. Niyo mpamvu Pawulo yari yaravuze ati ibyo bintu byahishuriwe intumwa zera n'abahanuzi. Mose ninde? Ni umuhanuzi. Abandi bahanuzi ni abahanuzi. Na Dawidi ninde? Ni umuhanuzi.
iyo bavuze abahanuzi baba bavuga abantu specific. Yesu yahamije ko kandi bivuga ko Mose ni umuhanuzi, abandi bahanuzi nabo ni abahanuzi, bikagera kuri Dawidi bikamwongeramo nk'umuhanuzi. Kuki batongeramo Sawuli se? Kandi Sawuli nawe, Sawuli yuzuye umwuka inshuro zingahe, ageze aho abahanuzi bari buzuye umwuka ngo arahanura nawe yuzuye umwuka, ariko ntabwo Yesu amubara nk'umuhanuzi. Mu bami ubarwa nk'umuhanuzi n'umwe ni Dawidi wenyine. Salomoni nubwo ari umunyabwenge ntabwo abarwa nk'umuhanuzi. Ibyo yatawe yanditse n'ibitabo by'abami n'ibitabo by'abanyabwenge, ariko si umuhanuzi. Niyo mpamvu Yesu yaje kubugereranya, nawe aravuga ati hari abantu bazava mu mahanga bakaza kubacira urubanza kubera yuko baje kureba ubwenge bw'umuntu udafite akamaro wari Salomoni. Baza kumva ubwenge bwa Salomoni ati none ndahari nduta Salomoni, ariko ntabwo muza kubireba, nta n'icyo bibabwiye. Ariko ntabwo yigeze avuga ngo hari abantu bavuye mu mahanga baza kureba umuhanuzi ngo bigaye. Ahubwo iyo muri kwigereranya na Salomoni yagaragaje ko Salomoni atari umuhanuzi, ariko abantu bakaza gushima ubwenge bwe bakaza kubireba. Nawe Yesu we ni umuhanuzi, niko bari bamuzi, ariko nyamara abantu ntibaje ngo bashime ibye ari gukora. Nuko rero bene data, reka nsozereze aha ngaha gusa. Mwumvise ko agakiza dufite kari ibanga ku bantu ba kera, ku bantu bo mu isezerano rya kera, kahishuriwe intumwa ari uko Yesu amaze kuzuka. Gahishurira intumwa, azisobanurira ibyanditswe ibyo ari byo by'ukuri. Ibyanditswe ibyo ari byo ko ni iby'abahanuzi mu by'ukuri gusa, ni Mose n'abahanuzi na Dawidi, ni abahanuzi bose. Naho ibindi byanditswe bitari abo, ibyo ngibyo ntabwo ari ijambo ry'Imana tugomba kugenderaho, cyangwa tugomba gukuramo ibitunga abana b'Imana. Ngaha rero ahantu hari ibanga. Uyu munsi itorero dufite, n'abavugabutumwa dufite, n'abahanuzi dufite, iyo mugiye gushaka ibintu mu isezerano rya kera mujye mwitonda, murebe ibyo Yesu yise ko ari ibyanditswe byera, ni ibyavuzwe n'abahanuzi gusa. Ibindi bindi ni udukuru tw'abantu, ni udukuru twiza, ntacyo dutwaye, ariko ntabwo ari ibyo abatuma kwigisha itorero rye. Kambareke tuzasubirana nanone. Mugire umunsi mwiza cyangwa ijoro ryiza. Imana ikomeze kubaha umugisha muri Yesu Kristo. Refuge TV, ubuhungiro.